barabyuka baravuga ngo abanyaruguru baradutwitse. Ubundi babitaga amazina bitewe nuko bari. Hari abo bitaga abanyaruguru, hari abo bitaga ngo ni ababo, hari abo bitwaga abantu ntacyo bintwaye, hari abo bitaga b'umunsi, abakunda umunsi kuwurutisha uwawuremye, akubaka ku munsi akumva ari umunsi, ariko ukaba utamubaza umuremyi w'uwo munsi. Biterwa n'uwo ari we, uko ari niko bamufata. Baravugaga rero ngo abo bantu nibayasenga, abanyaruguru bakayasenga. Twabitaga ngo ni abanyaruguru, ni abantu bo hejuru, ni abantu badashyikirwa, ni abantu batagerwaho, ni abantu batavogerwa. Baratubwira ngo bariya amasengesho bari abanyaruguru nibayasenga turangirizwa bikomeye. Mu gihe twateguraga tugiye kubona tubona badutanze batangiye gusenga. Mu gihe basengaga umuriro uramanuka uratwika, induru ziravuga ku misozi ngo abanyaruguru baradutwitse. Baravuga ngo buri muntu wese ahari naterura icyo afite duhunge. Jye nari ndi mu ruganda ndimo ndakora, nahunze nikoreye uruganda rushyushye ku mutwe, uruganda runini cyane. Nari mfite imbaraga za gishitani, ntabwo zari imbaraga zanjye. Nterura uruganda uko nakaruteruye mba ndagiye. Twahungiye ahantu bita Irumbashi muri Kongo. Twabayeho igihe kirekire, igihe kingana n'iminsi 7. Muri iyo minsi 7 bariho biyoroganiza bareba kuntu bashobora kugaruka mu gihugu. Mu gihe twari aho ngaho mu buhungiro nk'izindi mpunzi zose, abanyamasengesho bo mu Rwanda bararimbanyije. Nta mudayimoni n'umwe wari usigaye mu gihugu cy'u Rwanda, bose bari bahunze. Niyo mpamvu ijambo ryose ryavugwaga ryumvikanwaga neza. Niyo mpamvu muri icyo gihe ayo masengesho yakozwe habayemo kwatura ibyaha kudasanzwe. Barangije nyuma y'iminsi 7 bohereza abadayimoni baza gutata igihugu. Mudayimoni wa mbere yaje ari umudayimoni w'intege nkeya, uwa kabiri aza ari umudayimoni w'amagambo, uwa gatatu aza ari umudayimoni w'amacakubiri. Abo badayimoni batatu nibo bohereje gutata igihugu ngo barebe ko babanyamasengesho uko bahagaze. Mu gihe bazaga babanje bashyira imbere uw'intege nkeya. Araza asanga abantu barangije amasengesho, kwa kundi umuntu arangiza amasengesho kugira ngo abone izindi mbaraga, barabaza babasutsemo intege nkeya. Hahandi yagahagurukiye ngo asenga yahaguruka kumva rwose nta mbaraga. Uwa kabiri yaje ari umudayimoni w'amagambo, afatanya na za ntege nkeya abasutsemo amagambo. Babandi basenganaga batangira gusenyana, babandi baturiranye ibyaha batangira gusubiranamo. Haba haje dayimoni wa gatatu, dayimoni w'amacakubiri. Babandi basenyeraga ku mugozi umwe ubwabo batangira gufatana mu makote bararwana. Aba dayimoni batatu nibo baje barabazengereza. Baraje rero babyina ko banesheje batsinze. Baraza baravuga ngo nidutahuka igihugu bakigize umusaka. Nibwo twatahukaga, ndavuga mu isi y'imyuka mibi. Nibwo twatahukaga turaza dusanga ahantu hose byabaye nk'ikirunga cyarutse, ahantu hose umuriro warahageze, kandi hari ibintu byinshi byagiye byangizwa bitewe n'ayo masengesho yasenzwe. Twaratangiye dusana ibyangijwe n'intambara. Nibwo bamamagaraga ngo njye kurahira indahiro ya gatatu. Mu gihe najyaga kuyirahira nageze ahantu mu kazu gatoya, banshyira ahantu mu kazu gatoya ngikinjiramo, nasanze inyoni, hari inyoni yamennye amaraso. Barambwira ngo iriya nyoni yamennye amaraso ku bw'abana bayo. Iyo nyoni bayigereranya nka Yesu Kristo. Iruhande rw'iyo nyoni hari igitabo kinini cyanditseho ngo ni Larusi. Nagombaga kurahira, narangiza nkagisoma inshuro 42. Niyaturiraho imivumo iri muri icyo gitabo, nkiyaturiraho iyo mivumo inshuro 42. Namara kwiyaturiraho iyo mivumo iri muri icyo gitabo, narangiza nkarahira. Mu gihe bamperezaga igikombe ngomba kurahiriraho, iyo ndahiro ntabwo mba naravuye. Ubundi yari indahiro yagombaga kumboha. Bampitishijemo urupfu nzapfa umunsi namenye ibanga rya Satani. Ndeba impfu bampitishijemo mbona nta rupfu nzi. Ndangije mpitamo urupfu ruvuga ngo nimena ibanga ryawe nzayengera imbere y'umuryango wanjye n'abambona bose, umubiri wanjye uzahinduka amaraso. Bagiye kumpereza igikombe ndahiriraho, igikombe ngiye kugifata kiranshika kirameneka. Birashoboka ko Imana yo mu ijuru yamenye nkiri urusoro mu nda ya mama, yarezi ko ibyo bintu bizambaho, ariko ikaba yari yaranateguye inzira izanyuramo intabara.
mu gihe bamperezaga icyo gikombe ijuru naryo riraterana ribona ko ari byiza kugira ngo ntabarwe, kuko igihe nari mbayemo igihe cy'amagorwa, igihe cy'agahinda, igihe cy'imibabaro cyari gihagije. Hari ubwo igihe kiba igihagije ku muntu Imana ikabona ko igihe cyo kumutabara kigeze. Icyo gikombe kinshitse kimenetse induru ziravuga ngo nanze kurahira, bahise bamfata banjyana ku mwami wabo. Abamarayika bamanukanye na Satani Luciferi mu ijuru nibo ba personnel kuzimu, nibo batanga imirimo, nibo baba bashinzwe ibikorwa byose bikorerwa. Bangejejeyo, banjyanye muri etage ya gatatu mu cyumba cya 333. Bangejeje mu cyumba cya 333, umwami nasanze ahicaye andebye aranyitegereza aravuga ngo wowe ntacyo mfite kumukoraho, kuko ijuru ryavuze ngo ubaho byanga bikunda ubaho. Iyo bakugejeje imbere y'abanyarukiko bashaka icyo bagukoraho bakakibura, kuko ijuru ryo ryonyine ryavuze ngo ubaho. Ashaka icyo ankoraho arakibura, ariko mu by'ukuri suko yari akibuze, ahubwo nuko hari ijuru ryari ryatekerejeho. Akibuze abuze icyo ankoraho, arababwira ngo cyokora banjyane ku mwami mukuru ukurikirana na Satani Luciferi mu magrade. Bangejeje arandeba aranyitegereza, arababwira ngo nibanjyane hakurya mu gashyamba banzirike ku cyuma gishyushye gitukura, bityo ndemera kurahira. Bazana urupapuro ngo nsinye basi ko narahiye, nafata ikaramu kugira ngo nsinye biranga, mfata ikaramu kugira ngo nsinye biranga. Baranjyanye banjyana ahantu hakurya hari icyuma gishyushye hano mu gashyamba, baranzirika. Mu gihe banzirikaga hahise haterana inama y'ishishi n'ibikeri n'inzoka. Mu gihe byateranaga banzura yuko bagomba kunyica ku munsi wa gatatu saa 6 z'ijoro, bakanyica ku isi nkibagirana, iwacu bakanshyingura bazi ko bashyinguye umuntu muzima, kandi yewe naragiye kera. Mu gihe banzuraga ko bagomba kunyica, hari ikijuru ryantekerezagaho. Dayimoni ushinzwe guteza uburwayi bahise bamwohereza ngo nazamuke yinjire mu ishusho yanjye, yishushanye mu ishusho y'uburwayi. Nyuma y'iminsi 3 bazohereza dayimoni w'urupfu. Dayimoni w'urupfu azaza yinjire mu ishusho yanjye anyice. Namara kunyica iwacu bazanshyingura bazi ko bashyinguye umuntu muzima. Ushobora gupfira mu gihugu cy'u Rwanda ukagenda ukazukira nko muri Amerika, ibikorwa bigakomeza. Iyo ni yindi myuka wenda nari gusobanura, uretse ko nta mwanya. Nzabisobanura wenda ku gice kindi gitaha nzasohora. Mu gihe natekerezaga ko ibyanjye birangiye, iyo nama yo yari irimo nayo iriho itekereza, ariko nijuru naryo ryari ririho ritekereza icyo ryankorera. Bamaze kunzirika, bamaze kohereza dayimoni mu ishusho yanjye, uwo baziritse yari ari kuzimu, ariko ku isi hari ishusho yanjye. Dayimoni bamaze kumwohereza mu ishusho yanjye, yinjiye mu ishusho mwumva. Yinjiyemo nahise nikubita hasi, nari ndi mu mbuga iwacu mu rugo, nikubita hasi. Maze kwikubita hasi, abari bahari baraje baranterura banjyana ku mudokiteri twari duturanye bita Gasuke Emmanuel, ahantu iruhande rwa Alpha Palace hejuru muri etage hari harimo dispenseri. Bangeje yansuzumye asanga ndwaye malaria y'imisaraba 2 kandi ntarwaye. Ari amayoberane ya Satani kugira ngo anyice. Umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu nari ndi muri koma. Ariko uwo mudokiteri akimara kubona ko ndi muri koma yahise anyohereza CHK. Ngeze CHK nabaye y'iminsi 3 ndi muri koma. Ku munsi wa gatatu habaye ibintu bikomeye cyane muri CHK, ubwo umudamu wari uvuye mu Gakinjiro, umukecuru yinjiye aje kureba abantu twari turwaranye, yari afite isakoshi irimo igitabo cy'indirimbo na Bibiliya. Yinjiye arasuza ngo Yesu ashimwe. Nari rwajwe na mukuru wanjye kwa data wacu, asuje ngo Yesu ashimwe gusa, ngiye kumva numva imbaraga nyinshi cyane zirankanguye, nahise nkanguka kandi nari sinziriye. Ndamureba ndamwitegereza, ndavuga ngo urongera kuvuga iryo jambo ndagukubita. Mukuru wanjye wari undwaje aravuga ati mukecuru nta uvuga iryo jambo hano, uno mwana arabyanga. Yahise amufata aramusohora mugeza hanze, yegekaho urugi arakinga.
akimara gukinga wa mukecuru yaje kuza yuzuye imbaraga z'Imana n'ubudahangarwa bw'Imana, atangira gusenga. Niwe waje guhishurirwa imigambi yanjye n'igihe nagendeye n'igihe mazeyo. Arababwira ati ariko nubwo bimeze bityo, nubwo mubona umwana wanyu ahari, ariko naho hari we yagiye kera, ariko nabagira inama. Uyu mwana murabona ahari, ariko we ntawe. Ariko hari ahantu basenze, abarangira ni hari hafi yo mu rugo kuri kariya ka etaje nakomeje kuvuga iruhande rwa Alpha Palace, hasi muri cave barasengaga. Arababwira ngo ni mu mujyaneyo, mugende bamusengere azakira. Mu gihe yababwiraga gutyo, baramfashe baranjyana, bangejejeyo. Natangiye guteza gufashwa nibahinduke, kwibazanyaho, kurorera ingeso z'umwigisha bazirondera mu mubiri. Ariko nyigerayo, nyinjira, nasanze wa muntu nigeze najya kwica akavuga ngo tunguragiye herezo ryawe no gukizwa, nasanze ari uyoboye iteraniro. Imana igira uko igenza imigambi yayo ku muntu. Nkimubona ndamumenya, ariko nawe aramenya. Arangije abonye ntangiye guteza imyuka mibi mu materaniro, arangije arabwira ngo uwo muntu uri mu materaniro ni mumufate, mumuzamure, mumujyane hejuru mu cyumba cy'amasengesho. Bari bafite icyumba cy'amasengesho hejuru muri etaje. Nkigerayo rero bagombaga kunyica kuri uwo munsi wa gatatu saa sita z'ijoro. Ni ukuvuga ngo izo saha saa sita z'ijoro zageze, abanyamasengesho batangiye gusenga, batangiye kusengera. Nibwo bahishurirwaga imigambi ya Satani yangezeho kuva kera nkiri umwana. Batangira kusengera barwana n'iyo myuka mibi ikuzimu ho nari nzirikiye ku cyuma gishyushye gitukura. Mu gihe batangiraga gusenga, nagiye kubona mbona imbaraga z'umuriro ziramanutse hejuru. Abankwitaga bose birukanse, ntegereza ko uwo muriro ntwika, kuko narawubonaga umanuka hejuru. Ngewe ntegereza ko ntwika, umuriro uramanuka mwinshi, mbona barirutse bagiye kure cyane. Wa muriro ukumanutse, aho kugira ngo ntwike, ngiye kubona mbona uramanutse utwitse imigozi yose yari imboshye, imigozi yose yari nzungurutse yose irashya. Ngiye kumva numva imbaraga muri gezo kuzamuka, ntafite aho nzamukira. Ngiye kumva numva ijwi rimbwira ngo reba hejuru, ndararama ndeba hejuru. Numva ijwi rimbwira ngo reba hejuru, ndeba hejuru. Ngiye kubona mbona inkoni hejuru yanjye. Numva ijwi rimbwira ngo ufate iriya nkoni, niyo makiriro yawe. Nagiye gufata inkoni, ngiye kubona mbona abadayimoni babiri baraje bafata ya nkoni bazamukiraho. Bageze hejuru ya nkoni hinduka umuriro, barahanuka bikubita hasi baguma aho ngaho. Bivuga ngo ijuru ni jyewe ryatekerejeho, ntabwo ari bo. Umugambi w'Imana kuri jyewe wari mwiza, hari icyo yantekerezagaho. Yamenye nkiri urusoro mu nda ya mama, kandi yanyejeje ntaravuka. Nubwo ibyo byose byari byarambayeho, ariko Imana yari ifite aho izanyuza inzira zo kuntabara. Nagiye kumva numva ijwi rimbwira ngo nanone reba hejuru, ndeba hejuru. Ngiye kubona mbona ikiganza nta muntu ndeba. Numva ijwi rimbwira ngo fata icyo kiganza, niyo makiriro yawe. Nafashe ikiganza nzamuka kuri esikariye nkuko namanutse kuri esikariye. Ngiye kumva numva ijwi rimbwira ngo ugiye guhabwa umumarayika azaguherekeza kugeza igihe uzarangiriza urugendo. Narebye ku ruhande iburyo bwanjye, ngiye kubona mbona umugabo mwiza wambaye igishura cyera, muremure cyane, ampagaze iruhande. Arambwira ngo ndaje dufatanye urugendo, natumwe kugira ngo ufashe urugendo ufite rurerure. Ahita mfata ukuboko turagenda, twanyuze ahantu henshi. Ndibuka bagendaga badutangirira imbere, twatera intambwe bakadutangirira imbere. Hari aho twageze duhura na bariyeri, duhuye na bariyeri. Arahindukira arandeba, arambwira ngo ufite ukwizera. Ndamubwira ngo ukwizera jyewe ntabyo nzi. Arambwira ngo ukwizera ni igiti cy'umwimerere, kera imbuto ibitangaza, kigasoromwaho n'uwihanganye, kigafumbirwa n'ibigeragezo. Numvishe nanjye niremyemo kwizera, numva kuraje. Arangije aravuga ngo zana kwizera kwawe, nanjye zana ukwanjye. Aravuga ngo mu izina rya Yesu iyi bariyeri nisenyuka. Iyo bariyeri yahise isenyuka, ivumbi riratumuka, umwotsi uracumba, umuriro uraka, twebwe turatambuka, bo baranyanyagira bariruka. Ariko nubwo byari bimeze bityo, baragendaga bakadutangirira imbere. Twahuye n'andi bariyeri, turakomeza turagenda. Twaragiye tugera ku musozi, turawurangiza. Arambwira ngo ucurika amaso hasi, nurangiza urebe hejuru. Ndebye hasi mbona ndava mu mwobo w'umukara, ndebye hejuru mbona n'umusozi ndeba ncurana. Arambwira ngo urangije isayi ry'agahinda gasaze, ugiye gutangira umusozi w'ibiruhanya. Umusozi narawutangiye ndawugenda, nawuhuriyeho n'amakuba n'ibyago n'ingorane. Ndibuka umunsi umwe tugeze hagati mu musozi turicara. Tumaze kwicara
ubwo babanyamasengesho basengeraga ku isi bari bananiwe barushye kuko basengeye umwaka n'amezi 4. Abanyamasengesho basengeraga ku isi bamaze kunanirwa basengera ya shusho yanjye birukana ya dayimoni iri mu ishusho yanjye, bamaze kunanirwa bagiye kuruhuka kuko nasengewe n'abantu batandukanye, ama equipe atandukanye. Hazaga abanyamasengesho baturutse mu ndembo zitandukanye. Mu gihe nari aho ngaho je ntabwo nari nzi ibiriho bibera ku isi, nayoborwaga na marayika w'Imana ambwira ngo duca arangije none harambwira ngo twicare. Twaricaye, tumaze kwicara arambwira ngo noneho rero abatuyoboraga ntabwo nkibabona. Nukuvuga ngo marayika w'Imana nawe yayoborwaga n'amasengesho y'abana b'Imana basengeraga ku isi. Nukuvuga ngo twebwe dufite agaciro karusha kaba marayika b'Imana. Turabanyacyubahiro, turabanyagaciro. Iyo usenze marayika nawe ukamutegeka uti kora gutya arakora, kubera ko twebwe turabana b'Imana. Ya masengesho basengaga bananiwe gusenga bagiye kuruhuka, marayika buri nzira ahita ambwira ngo noneho rero abasengaga bagiye kuruhuka, tuzakomeza urugendo. Yatambitse mu musozi arigendera ansigaho jyenyine. Baraje baramfata, haje igitero kinini kiruta ubwisi abo twabanaga. Baramfata baranyirukankanye, ahandi hose namanutse baramanura, baranjyana bajya kumpisha ahantu bita Igahini, mwirimbi ry'Igahini. Bangejeje mwirimbi ry'Igahini bampishamo, mbaho ngaho bajyanye ahantu mu kazu gatoya karimwe amagufwa gusa, kandi amagufwa kaza kanyicara ahantu hose akambwira ngo bite wowe waje gukora iki hano. Bagira ngo ahari nibeshye ku ijuru ari iryo ngiryo nagezemo, bagira ngo ahari nibeshye yuko ibitangaza by'Imana ari ibyo ngibyo nagezemo. Amagufwa katangira kanganiriza, nabaye muri ayo magufwa tangira kuba inshuti n'amagufwa kuko nta kundi kuntu nari kubigenza. Mbaye aho ngaho mu magufwa nagiye kubona mbona umugabo aje yiruka cyane ataka arungurukira mu madirishya. Barangije ku magufwa araseka bakavuga ngo ngo ntubona uriya ngo arazira iki, avuga ngo muntabare. Baravuga ngo uriya ngo icyo azira ngo yarishyinguye. Naboze ni kwishingura niki? Umwe aravuga ngo ubwo se ntubyumva, baza kunsobanurira ko nyine kwishingura iyo wishingiye bavuga ubundi ko wishinguye, ubundi uba wiyisha ureba, uba wihambye ureba. Niyo terime bakoresha. Umuntu wishingiye bavuga ko yishinguye, ni ukuvuga ngo ubukwe bwe butawa n'impyisi n'ibikeri n'imibu n'inzoka n'ibintu byose bibi bishoboka bibaho, n'abadayimoni bafite ayo magrade, ari abaroze kurwa n'abaframaso nibo babutaha ubukwe bwe. Uwo muntu yarababaye cyane ataka abuze uwamutabara, azize gusa ikintu kimwe, kwishingira, kandi yari umukristo. Ngiye kubona mbona baraje abadayimoni babiri barasohora, banshyira ahantu imbere y'ako kazu mu isayo, banshyiramo imbere mu isayo hagati, baramvuruguta. Ngiye kubona mbona hejuru y'umusozi wa mumarayika amanutse yiruka, araza yirukanka, ageze hakurya y'isayo arampamagara. Amaze kumpamagara mugezeho nari nuzuye ibyondo byinshi cyane. Arangije arampanagura, yaranzaniye ikanzu yindi, arongera aranyambika ikanzu y'umweru, amfata ikiganza, turongera dutangira urugendo, turazamuka. Iby'urugendo rwa kabiri rero nabivuga nabyo ntabwo byakwirwa kuri iyi si. Twakomeje urugendo, cyakora tuza kugereza ahandi twari tugereje. Twakomeje urugendo na wa mumarayika, tujya kurangiza uwo musozi wa kabiri. Yarambwiye ngo aho uzagera uzaririmbe guteka. Nagendaga ndemerewe n'ibyaha, ntihagire ikibasha kumara umubabaro. None ndashima umusaraba wa Yesu, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Twarakomeje turagenda, arambwira ngo kandi aho uzagera uzasome, yampaye ijambo ribiri muri Zefaniya 3:14. Haravuga ngo ririmbere wa mukobwa w'i Siyoni we, rangurura Isiraheli we, nezerwa kandi wishimane n'umutima wawe wose wa mukobwa wa Yerusalemu we. Uwiteka yagukuyeho imanza yari yaguciriye, abanzi bawe bajugunywe hanze. Umwami wa Isiraheli ari Uwiteka ari muri wowe imbere, ntabwo uzongera gutinya ikibukundi. Uwo munsi i Yerusalemu hazabwirwa ngo witinya Siyoni we, amaboko yawe ye gutentebuka. Umwami wa Isiraheli ari Uwiteka ari muri wowe imbere. Amaze kumbwira ayo magambo twarakomeje turazamuka. Yampaye igitabo arambwira ngo aho uzagera urushye cyangwa se unaniwe, uzajya ureba kuri uyu muzingo, uzajya usubiza intege mu bugingo bwawe. Icyo gitabo rero ndagifite, ngiki igitabo yampaye.
arangije arambwira ngo aho uzajya ubona urushye ubona unaniwe kuko uzasubira ku isi waturutseho, uzahura na byinshi bigusubiza inyuma, biguca intege, bigukura mu murongo. Uzajya ureba kuri iki gitabo, ujye ureba kuri uyu muzingo, uzajya wibuka aho wavuye utinye. Akimara kumpa iki gitabo naracyakiriye, twarakomeje turagenda, twageze ahantu numva abantu benshi barimo baririmba ngo iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha ntihagire ikibasha kumara umubabaro. Ngize ngo ndafungura amaso ndareba imbere, mbona ni abantu bambaye ibishura byera. Mbarebye mbona bafite ubwuzu cyane, mbona bafite urukundo rwinshi mu maso, mbona barankunze cyane. Bari bakoze uruziga, hagati yabo hari harimo igiti cy'umusaraba, munsi y'icyo giti hari hari umwobo, hirya y'umwobo hari hari ibuye. Arambwira ngo genda ufateho, ndagenda mfata. Warangije arambwira ngo zamuka wicare hejuru. Nagiye kumva numva imbaraga ziranteruye, ndazamuka. Nagiye kumva numva nicaye hejuru, nagiye kumva numva mu mugongo wanjye haravamo ibintu, kandi nzamuka nta kintu nari mpetse. Ngize ngo ndahindukira ndareba, ngiye kubona mbona haravamo imifuka iramanuka myinshi cyane, imifuka irakomeza iramanuka. Ngiye kumva numva yose, uwanyuma umvuyeho numva ni nk'ikintu kigudutse ukuntu, sigara numva mfite umunezero ntigeze ngira mu buzima. Arangije arambwira ngo reba hejuru. Ndebye hejuru mbona undi umanutse wanditseho ngo byose wabibabariwe, ntabwo bizongera kwiga ukundi. Mbonereho no kubwira abantu birirwa bavuga ngo nasubiyeyo cyangwa se nzasubirayo, utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Ntabwo nasubirayo, nta nubwo nakwifuza gusubirayo, kuko nta kiza nigeze nkabona. Arangije arambwira ngo uhawe impano eshatu. Akimara kumbwira ngo mpawe impano eshatu, ntangira kuririmba. Arangije arambwira ngo manuka, ntabwo urugendo rurarangira. Twaratambitse tugera ahantu hari natire, hari intebe turicara, hari indabo nyinshi. Arambwira ngo ugiye kubona ibyo Uwiteka agukingije ikiganza cye ntibyakugera. Iwacu mu itongo harimo igiti, muri icyo giti nagiye kubona mbona icyo giti kirimo ihembe rinini. Muri icyo giti, iryo hembe ryari rizungurutswe n'inzoka nini cyane. Muri iryo hembe hari harimo umusatsi wanjye, amafoto yanjye, inzara zanjye, imyenda yanjye, inzandiko zanjye, ingobyi y'umwana w'uruhinja n'ikirenge cy'umuntu. Ndabyitegereza ngira ubwoba. Arangije arambwira ngo humura kuko uratabawe. Biriya ni iby'abapfumu n'abarozi bakoreshaga kugira ngo bakuroge, ariko baragushatse bakubura bakureba, kubera ko ikiganza cy'Uwiteka kiragukingira. Bamwe mukanyuranaho mukabisikana ntamenye ko ari wowe, kubera ko hari uko Imana ikwambika ubwiza bwayo ntibabashe kumenya ari inde. Ni muri ubwo buryo nanjye ikiganza cy'Uwiteka cyagingiye. Baranshaka abarozi, baranshakisha baramba. Arangije arasenga. Akimara gusenga bya bintu byose byari ihembe birahanuka, byose bihinduka umuyonga, bigwa aho ngaho. Umva uko navuyeyo rero, nshuti yanjye, utazamvugira ibyo ntavuze. Niwumva uzashobora kubivuga nk'uko nabivuze, uzabivuge si ubwira. Ariko niwumva uzagabanya cyangwa ukongera, uzaceceke singutumye, kuko utazirahuriraho amakara yaka ku mutwe. Umva uko navuyeyo. Ni ukuvuga ngo muribuka ko ngenda namaze iminsi 7. Nyuma y'iyo minsi 7 bankoramo abantu 2 b'umuntu umwe. Nabahuye urugero kuri iyi poshete na CD yayo ibirimo imbere. Ubugingo bwanjye bari babusigaranye, aribwo nagereranya na yase. Mw'imbere muri jewe hari harimo dayimoni w'igikeri, ariwe nagereranya na rwa rupapuro nashyizemo. Abanyamasengesho uko basengaga birukanaga imyuka mibi iri muri jewe, bazamuraga ubugingo bwanjye babukura ikuzimu. No kuvuga ngo baba dayimoni bari bari muri jewe bashakishije ahandi bakura imbaraga barahabura, kuko igihe cyanjye cyo kubohorwa cyari kigeze. Ni ukuvuga ngo imiryango imaze gufungwa hirya no hino, ya dayimoni yambaye ishusho yanjye yashakishije aho ikura imbaraga irahabura, kuko imiryango abanyamasengesho bari bamaze kuyizitira bayifunze. Ishakisha aho ikura imbaraga irahabura. Umusada umaze kubura, ikintu yakoze yari isigaye irwana yonyine. Yavugije induru isohoka mu ishusho yanjye, ubugingo busubizwa mu ishusho yabwo. Wari umugwagasi nanjye Yesu aravuga ati genda wibereho. Ubwo rero ubundi ubuhamya bwanjye nabwise ngo yaje kubohora abari imbohe. Twaratambitse. Arangije arambwira marayika w'Imana, kuva uyu munsi ntukiswe Arisa ukundi, kuva uyu munsi niswe Rebeka. Nitwa Rebeka gutyo, ibyangombwa byanjye byose birimo izina rya Rebeka. Iryo ryari se ni iryajyanye n'amateka yarangiye. Imana akenshi hari ubwo iguhindurira amateka ikaguhindurira n'amazina bitewe n'impamvu zayo bwite.
ni muri ubwo buryo rero nitwa umwari Rebeka, nubwo nabaye mu mateka y'umuntu bitaga Alice, ariko jyewe ntabwo nitwa Alice, nitwa umwari Rebeka. Yeremiya igice cya mbere kuva ku murongo wa 4 haravuga ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nuko ndavuga nti nyamuneka nyagasani Jehova, dore sinzi kuvuga ndi umwana. Ariko Uwiteka arambwira ati, wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzaba. Ntukabatinye kuko ndi kumwe nawe kugira ngo ngurokore, niko Uwiteka avuga. Uwiteka ahera ko arambura ukuboko kwe ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati, shyize amagambo yanjye mu kanwa kawe, dore ngushyiri hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abantu, kurandura no gusenya, kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Maze gukira natangiye kuririmba. Mu gihe natangiraga kuririmba, abansengeraga aho ngaho bamenye igitangaza cy'Imana, kuko uko nagendaga nzamuka bo bagendaga babibona mu iherekwa paka nsubijwe mu mubiri wanjye. Abansengeraga bampaye iki gitabo mu buryo bw'umubiri busanzwe, nagihawe mu buryo bw'umwuka. Barangije barambwira ngo hano twasengeraga hinjiye umugabo, aduhaye iki gitabo. Umwe wari ubayoboye aravuga ngo akira iki gitabo kuko tubonye ari igitabo cyawe. Umuntu yinjiye ahaduha iki gitabo, aratubwira ngo tugihe umuntu uri mu rugendo ugiye kururangiza, kandi nta wundi ni wowe. Mpita mbabwira ngo ni icyanjye, kuko iki gitabo nari nagihawe mu buryo bw'umwuka nzamuka. Ni muri ubwo buryo ngitunze, ndagifite iwanjye. Ndashimira Imana rero yangiriye neza, yabanye nanjye, yaramfashije, yarantabaye mu gihe nta muvandimwe, nta muryango wanjye wari kungirira neza. Ariko ineza y'Imana nzayizirikana, impamagarira kuyikorera. Nubwo nari umwana mutoya, ntabwo yitaye ku gihagararo, ntabwo yitaye aho umuntu avuka, ntabwo yitaye ibyo umuntu yanyuzemo, ahubwo yabikoreye kwiyubahisha kuko ari Imana. Icyo yantekerejeho ngira urusoro mu nda ya mama, icyo ngicyo nicyo yakoze. Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro, kubera ko umugambi wayo yawusohoje kuri jyewe, yarantabaye, kandi mu magana menshi y'abantu bariyo bahora barira bashaka gutabarwa, yangiriye neza, yarantabaye. Ndashimira Imana rero yangiriye neza kandi kamfasha. Ubu ndi muzima, nta kibazo mfite, ndakorera Imana. Ndi umuvugabutumwa uvuga ibyo nahawe, kandi nkavuga ibyo nabonye n'amaso yanjye, atari ibyo numvanye abandi, atari n'ibyo neretswe, si ibyo narose, n'ibyo jyewe nabonye n'amaso yanjye, nibyo mvuga. Ubuhamya bwanjye nubwo rero nifuje gushyira ku mashusho nyuma y'igihe kirekire abantu benshi bavuga yuko ntakibaho, ko nasubiye ikuzimu. Ayo makuru yose nayo narayamenye, ibinyamakuru biramvuga, amaradiyo aramvuga. Ndibuka hari ikinyamakuru kigeze kinyandikaho cya Gasabo kishushanya ndi mu marimbi, nambaye akajipo kagera aha ngaha, nambaye amaherena maremare cyane agera aha, imisatsi igwa mu mugongo, ibirinete binini cyane. Bandikaho ngo yasubiye ikuzimu kuko ari ibikorota kangari, bashushanyije ndi mu marimbi. Nagerageje kubaza umunyamakuru, ndamubaza ngo kubera iki ushobora gukora ibintu nka biriya? Ese uranze? Ati ni ukuri sinkuzi. Kubera iki wanditse inkuru nk'iriya? Arambwira ngo ni inkuru nishakiraga, urabizi ko ntacyo mpfa nawe. Mpita mpindukira ndavuga ngo Satani turwana ndamuzi. Iyo umuntu arwana n'uwazi biroroha cyane kuruta kurwana n'uwo umuntu atazi. Satani ndwana nawe ndamuzi rero, ibimbaho n'ibigeragezo mpura nabyo ntabwo bitse intege, nta nubwo bintera ubwoba, kuko byanga bikunda Imana yo mu ijuru yankuye hariya izampa nijoro. Ubu niryo jyewe ntegereje, ndacyakorera Imana rero, ndakijijwe, ndi umugenzi ujya mu ijuru, ndimo ndikomeza ku Mana kugira ngo nzafate icyo Kristo yamfatiye. Hamwe n'ibyo ngibyo ndashimira Imana, ndashimira abantu bose basengera, ndashimira abantu bose banyikorera umutwaro. Mu gihe Satani yumvishaga abantu ko ntakibaho, buriya nzabibabwira mu buhamya bwanjye buzakurikira ubu ngubu. Yesu yangiriye neza nanjye, mubo yagiriye neza nanjye ngiraga ibyo ari byo byose. Ntiriwe mvuga, abenshi barirebera. Ntago wakwambara iyi mpeta nta kisobanuye. Ndubatse rero, mfite umutware. Imana yankoreye ubukwe bwiza, ubukwe bw'abakozi b'Imana bayubaha. Nyuma yo kuva hariya
nyuma yabyo Imana yampaye abana, mfite abana kandi beza, abakozi bayo barayubaha. Ndashimira Imana rero kuko yangiriye neza. Ndumva ibyo ari byo byose nzasohora ikindi gice mbabwira noneho ubuzima kugeza uyu munsi ndimo, amateka yanjye kugeza uyu munsi ndimo. Murakoze cyane, Yesu abaha umugisha, naho ubutaha.